Aya ni amakuru aba agezweho nkundira mbere y'uko nkugezaho ibiri kubera ku kibuga cy'imirwano, mbanze nkugezeho n'izi update ziba zagaragaye ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo uri kubibona neza kuri screen yawe, ubwo ni ubwato bwari butwaye abantu barenga 200, aho ubu bwato bwakoze impanuka bikaza kurangira abantu benshi bahatakarije ubuzima. Uti byagenze gute? Reka nyine mbikubwira, ariko kandi reka nze nkubwire ko ndaza no kugenda nkubwira ibyabereye ku kibuga cy'imirwano, cyane ko nagiye nkwizeza ko ahangaha bari kubera intambara za hato na hato muri bice byose bigiye bitandukanye byinshi bigenzurwa n'intare za Sarambwe. Ahangaha hose nanjye mba ndi kugenda mbikurikirana gatanu ku kandi, kugira ngo wowe unteze amatwi ubashe gusobanukirwa neza ibi ngibi byose. Reka duhita dutangira n'aya makuru, ariko kandi mbere ko tuyatangira reka nkubwire ko YouTube channel yacu ikiri yayindi ni Subiza TV. Ahangaha ntukura amakuru aba agezweho kandi amakuru aba yizewe. Narababwiye ngo ahangaha ntago mpari kubera views, mpari kugira ngo mwebwe ubwanyu twikundanira mubashe kumenya uko biba byagiye bigenda ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu kiberamo intambara za hato na hato. Ngankundira mpere kuri iyi nkuru yaje gutuma abantu benshi bavuga bati noneho ibi ngibi ni ibiki biri kugenda biba, nyuma yuko turi kugenda tubona n'indi mirwano iri kubera ahangaha ku kibuga kiri kuberaho itsibaniro ry'imirwano iri guhuza izi mpande zombi, ari umutwe wa 2 ndetse n'izi ngabo z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko mbigeraho, reka mpere kuri iyi mpanuka y'ubu bwato bwari butwaye abantu bagera muri 200. Inzego z'umutekano cyangwa se z'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikaba zatangaje ko abantu 19 aribo babonetse bapfuye, abandi 82 bakarohorwa, mu gihe abandi bagishakishwa nyuma y'uko ubu bwato bwari butwaye abantu 200 bukoze impanuka bugeze muri aka gace. Aya makuru rero ndacyayashaka neza cyane kugira ngo nze kuyabasesengura cyangwa se nze kuyabagezaho ku buryo burambuye. Nabonye neza icyateye iyi mpanuka. Twigarukiye ku kibuga cy'imirwano, reka nkubwire ko n'ubundi vumbi rigikomeje gutumuka, aho ibice bimwe na bimwe biri kuberamo imirwano, ariko ari nako uyu mugabo, ubwo ndi kuvuga Felix Tshisekedi, nawe ari gushakira igisubizo cy'ibibazo biri kugenda byumvikana ahangaha hagiye higarurirwa n'izi ntare za Sarambwe. Ubwo uneze amatwi rero uze kunkundira ugenda usiga ibitekerezo byawe muri comment, ari nako ugenda ulayikinga iyi nkuru kuko biradufasha kandi bikatwubaka. Ngira ngo kuri screen yawe noneho ubonye ko uri kubonaho uyu Tshisekedi ndetse na Donald Trump, yewe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ubwo birumvikana abangaba nabo bagiye guhurira hariya i Washington. Aha nakubwira ko ariho hagiye kubera ibiganiro bigamije kuba byazana amahoro ahangaha hagati y'ibi bihugu byombi, ariko mu gihe ibyo ngibyo bigiye kuba n'ubundi n'intambara cyangwa se imirwano idasanzwe iri kubera muri ibi bice by'iki gihugu cya Kongo iracyakomeje, aho Tshisekedi n'ubundi adahwema kuvuga ko abasirikare bari kurwana nabi ngarabi igihugu cy'u Rwanda. Ese wowe unteze amatwi ibi ngibi iyo ubyitegereje ukabirebesha amaso yawe, uba ubona koko RDF iri kuri ubutaka bw'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda? Duhurira hasi muri komenti, ariko kandi reka ntangire ngende nkubwira n'itariki cyangwa se n'ibyagiye bigaragazwa n'abagiye bamenya bya hafi igihe iyi nama cyangwa se igihe aba bagabo bazahurira i Washington. Hakaba hamenyekanye rero itariki nshya y'umuhuro w'aba baperezida bombi, ubwo ndi kuvuga uyu Perezida Felix Tshisekedi n'uyu perezida wundi Paul Kagame. Nk'uko aba perezida bombi ari Kagame ndetse n'uyu mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abangaba byitezwe ko bazahura cyangwa se bazaba bari kumwe banahujwe n'uyu Donald Trump, aho uyu nakubwira ko ari umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amerika. Aho akaba azahura rero ku itariki enye Ukuboza 2025. Ubwo birumvikana uyu munsi ndi kukugezaho iyi nkuru, ubwo niba turi ku itariki 30 urumva iminsi nawe ibura n'ejo bundi. Mu nama rero izasiga aba bombi ibasize umukono ku masezerano y'amahoro, ubwo birumvikana hagati y'abangaba bombi ntago hari umwuka mwiza ubu ngubu tuvugana rwose, ntago naba nkubeshye. Amakuru rero kuri ubu akaba akomeza avuga ko i Washington ikomeje kotsa igitutu i Kigali na Kinshasa mu rwego rwo gushyiraho iherezo ku mwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi ndetse n'intambara za Kinshasa, aho iyi Kinshasa imaze iminsi ibarirwa mu myaka, navuga ngo igera kuri 4 iri kurwana n'uyu mutwe wa M23 hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo, ari nako uyu Tshisekedi akomeza gushinja leta y'u Rwanda ko ifite mu kuboko ahangaha muri uyu mutwe wa M23. Perezida Paul Kagame mu kiganiro nawe aherutse kugirana n'abanyamakuru hari kuwa kane tariki 27 Ugushyingo, yemeje ko guhurira i Washington na Tshisekedi ari ibintu bishoboka cyane, ndetse bikaba ari n'intambwe nziza nyuma y'uko abangaba bagombaga guhura mu kwezi gushize kukwakira no muri uku ushize nuku nguku, niba ntibeshye kugushyingo nuku nguku, of course uku nguku nabwo bagombaga guhura, ariko biza guhinduka ku munota wa nyuma. Kuri ubu tukaba twabonye ko itariki yo guhura n'abangaba cyangwa se yo guhuzwa na Donald Trump yemejwe ni ku itariki 4 z'Ukuboza. Ubwo birumvikana ko abangaba bashobora kuba bagiye guhurira hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Perezida Paul Kagame yagize ati icyuko ngiye guhurira i Washington na mugenzi wanjye Tshisekedi birashoboka cyane, kandi tukagomba guhurirayo tunaganira ku bigendanye n'ibibazo byagiye bigaragara hagati y'ibihugu byombi, aho ngo tugomba kugenda twemeranya cyangwa se gukemura, tukagira n'ibyo tugenda tuganira, aho tugomba no gusinya amasezerano hari yagamije kuzana amahoro. Yakomeje avuga ko ari intambwe nziza, ati ni intambwe nziza mu myaka yose yabanje ntihabayeho ibintu byiza nk'ibi cyangwa se ikintu cyiza nk'iki, aho ngo twabonye abantu basura u Rwanda inshuro nyinshi na Kongo, ariko ngo bakihutira muri Loni mu nama hagasinywa ibyavuye muri iyo nama cyangwa se ibyabereye aho ngaho, bikaza kurangira babitangaje cyangwa se basohoye amatangazo, bikaza kurangirira aho ngaho. Aho yakomeje agira ati ni nayo mpamvu mu myaka ya mbere twatakaje igihe kinini, nta kintu gifatika twigeze tugeraho, aho ariko ubu ngubu navuga ko gahunda zombi ubwo nizigiye kubera hariya i Washington. Akomeza agira ati ni izi gahunda n'izindi ziri kubera hariya iduha muri Qatar. Ubwo yashatse kugira icyo abitubwira, ariko yavuze ati reka nivugire iby'i Washington. Akomeza avuga ko i Washington iyi ngo ari intambwe nziza iri mu cyerekezo cyiza, twaba tugeze mu bihe by'ingenzi biduha ibishoboka binagaragara, ndetse bikanagaragaza icyizere cy'uko turi hafi yo kubona iya mahoro twahoze twifuza arambye. Ni ikintu rero ngo twakomeza kwizera ko ibi ngibi bigomba gushoboka nihatagira igihinduka, nk'uko ejo bundi twagiye tubona ko byahindutse ku munota wa nyuma. Perezida Paul Kagame akomeza avuga ko ubutegetsi bwa Donald Trump bwakoze neza, kubera ko izindi gahunda z'amahoro zabanje zitigeze zitanga umusanzu nk'uwo ibi biri kubera hariya cyangwa se bigiye kubera i Washington, bigamije kuzana amahoro, bigiye kugaragarira abantu bose nk'uko uyu Donald Trump agiye kubikora, ngo nta wundi muntu wigeze rero gukora. Paul Kagame akomeza avuga ko ng'icyakora yanavuze ko nubwo Amerika iri gutanga umusanzu ukomeye mu gushakira u Rwanda na Kongo amahoro agamije
kongera kubabanisha neza ngo haracyakenewe ubushake bw'ibihugu byombi ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere ngo kuko kubera ko ibi ngibi byanabaye mu biganiro byabanje byabereye hariya i Nairobi n'i Rwanda ariko abo ngabo ntabwo bigeze bahagera bakaba bakomeza bavuga ko rero ibi ngibi noneho bishobora kuzatanga umusaruro ngo bakurikije n'uko bagiye baganira inshuro zose zagiye ziba abangaba bahura ubwo reka natwe tubizereho umusaruro cyangwa se tubitegeho umusaruro turebe ko ibiri kubera ku kibuga cy'imirwano hari icyahinduka niba koko namwe ubwanyu mu nteze amatwi hari ikindi kintu kiri ku mitima yanyu ariko kandi nimwihagarareho mujye muri komenti mubimbwire kuko nkunda kubabwira ko aho kunigwa n'ijambo wanigwa n'uwo uri bwite birumvikana ibi ngibi biri kuba ariko tugenda tubona n'intambara za hato na hato n'intambara za hato na hato ubwo reka turebe ko byibuza umunsi abangaba bavuye i Washington ko hari ikizahinduka ahangaha kuko perezida Paul Kagame aravuga ati nta kuntu waba ushyigikiye uyu mutwe wa FDLR ngo n'ubundi ubure ubutotwa igitutu n'amahanga cyangwa se ubure ubudakomeza gukubitwa inshuro n'uyu mutwe w'amakabiri igatatu urumva ni abantu n'ubundi bafite uko baba bari kugenda baburana no mu magambo cyangwa se barwana intambara z'amagambo natwe ubwacu turashobora gusobanukirwa neza gusa nanjye aha ndahari kugira ngo njye ngenda mbaha update ziba biri kubera ahangaha kuko narabijeje hose mba mpari ahangaha Kinshasa ndiyo ndetse no mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hose mari ku bwanyu mujya munshyigikira mumpa ibitekerezo byanyu no kumusharinga iyi nkuru kuri bagenzi banyu ahangaha nanjye ndajya mpabera ahanga cyangwa se ndajya mbaberaho mutabashije kugera ndabakunda cyane dusubire mu kiro cyane imbere asante sana.